ukuri koko burakomeye. Iyo urebye ibintu byose yahanze usanga bitangaje bikomeye. Yaremye isi yaciye ishyira mu kirere, ntiyayishyigikiza inkingi namba, ndetse ntiyayishyize no ku mugozi kujya uyiramira itazahanuka. Abahanga bajya batubwira yuko burya ngo iyi si harizenguruka mu minsi 300 n'imisago iba yasubiye aho yaturutse. Niyo Mana yashyizeho umwuka wera yuha kutubera umuyobozi. Niyo mbaraga yahawe intumwa za Yesu kuri Pentekote zikora umurimo. Iyo mbaraga ndengakamere mwumva izahabwa abakozi badapfubye, ukarengane k'itorero ry'Imana bazashikama bakora umurimo. Ubushobozi bw'Imana bagenzi n'ukuri koko burahanitse. Iyo urebye hejuru mu kirere uhasanga imibumbe myinshi ijana, uhasanga inyenyeri nyinshi n'izuba, ibyo biruta isi yacu kure. Umva se ngo imwe burya ihora icanye ivomaye ayo mashanyarazi, none se ko yose iri hejuru yacu aho none ntizaduhanukira? Umva se ngo nyir'izuba tureba yatobotse agakingirizo, aho none ntiyaba ariyo ntandaro yo kurimbuka kw'isi turimo. Oya rwose icyo ni ikinyoma gishaje, umunsi w'amateka sikumeze. Zuba ryo gukiranuka ari we Yesu, yuzaza ajyana abamukoreye. Ujye mwebwe iyaremye byose urarenze koko ndabarahiye. Iyo wumva nk'inkuba ziri mu kirere uko zesanya zose zakuranwa, urabiriza imuhero ukawubonera iyo gihera. Yaremye umuntu imuha ishusho yayo imurutisha ibindi biremwa. Abazungu bazi ubwenge burenze bajya bakora za orudinate, ariko nta n'umwe urakora umuntu babashe kuba wagira ubuzima. Ahubwo abarima nabo baradagadwa barahugira mu byogajuru, barashaka uko biyongerera ubwenge ngo babuze isi ishaje gushiraho. Ariko baribeshya ntibishoboka, iyi si n'ijuru bizashiraho. Umujinya wiyahanze ibyo byose abanyabyaha bazagurumana. Tubwo bategereje kuza k'Umwami, uwo munsi uzatubera ibyishimo. Abapfiriye muri Kristo bazurwe, tuzamusanganira ageze ku bicu, tuzamusanganira ageze ku bicu, tuzamusanganira ageze ku bicu.
azamusanganira ageze ku bicu